Nshuti mudukurikiye kuri RBTL TV twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Jya uyoboye ikiganiro ni Masabo Jeannette. Mu kiganiro cyacu turi kumwe n'abatumirwa ari muri komite itegura Women Empowerment Conference. Nagira ngo batangire batwibwira. Murakoze. Nitwa Mukayiranga Serafine, ndi umuyobozi w'abadamu mu itorero Betel. Abandi mu itsinda ritegura Women Empowerment Conference. Mu buzima busanzwe ndi umurezi nigisha ku kigo cya La Colombière. Murakoze. Nitwa Uwitonze Betty, abandi mu itsinda ritegura Harvest Africa Women Empowerment Conference. Mu buzima busanzwe nkaba nikorera cyangwa se business woman. Shalom. Murakoze. Nitwa Uwantege Jean d'Arc, ndakijijwe nkorera umurimo w'Imana muri Eglise Betel. Ndi mu itsinda riro ritegura Harvest Africa Women Empowerment Conference. Mu buzima busanzwe nkorera ikigo cya Rwanda Civil Aviation Authority. Madame Serafine, watubwira ese insanganyamatsiko iyi conference ni yihe? Murakoze. Insanganyamatsiko y'iyi conference, la place de la femme dans l'avancement du royaume de Dieu. Ni uruhare rw'umutegarugori mu kwagura ubwami bw'Imana. Murakoze. Madame Betty, watubwira ese kubera iki mwateguye iyi conference mu gihe nk'iki? Iyi conference twateguye mu gihe nk'iki kubera ko ni igihe kidasanzwe. Hazaba harimo abakozi b'Imana basizwe amavuta baturutse mu bihugu bitandukanye, kandi twayiteguye kubera yuko umugore kuko ari umutima w'urugo. Hari byinshi umugore yashobora iyo uzi ubwenge bw'Imana, iyo arimo ijambo ry'Imana ndetse no gusenga. Rero ushobora kuba koko uri umumama udukurikiye, ushobora kuba uri mu bihe ubona urugo rukunaniye, turagutumiye hariya. Hazaba hari imbaraga z'Imana. Ushobora kuba ufite abana bayobejwe n'ibiyobyabwenge, inzoga, umugore ufite uruhare runini cyane. Ushobora kuba uri mu nzira zisenya urugo rwawe, hari imbaraga z'Imana zihindura amateka. Hari byinshi cyane, hari umwanya wo kuganira mu gihe nk'icyo utakiboneka mu muryango. Hari ibintu byinshi cyane tuzahavana imbaraga z'Imana mu buryo bukomeye zizatuma imitekerereze yacu ihinduka kubera ijambo ry'Imana. Madame Jean d'Arc, watubwira se abantu bazitabira iyo conference ese bazakuramo iki? Niki kintu bazakuramo cyubaka kuko ishingiye ku mutegarugori, azakuramo iki n'ikintu azatana kimwubatse? Umugore uzagira amahirwe yo kuhagera azaba abonye umugisha, cyane ko hazaba hari ibisubizo ku bibazo bitandukanye umutegarugori arimo kugenda ahura nabyo muri iki gihe cya none. Nkaba nshaka kubwira umutegarugori waba ufite ibibazo mu rugo, mu mibanire ye n'uwo bashakanye, kandi turabizi ko benshi muri iki gihe ubusanga barimo kudivorsa, abandi banabitekereza, abandi bumva byabashobeye. Uyu ni wo mwanya mwiza wo kugira ngo baze bumve icyo Imana ibateganyirije, kuko hari igisubizo. Abafite abana babananiye, ibiyobyabwenge, abo bose ni umwanya mwiza wo kugira ngo bazahaboneke, kuko hazaba hari ubuhamya bw'abandi bategarugori bahuye n'ibibazo kandi bafite uburyo kibabivuyemo, byababera inyigisho. Kandi icyo gihe ni igihe kidasanzwe ko tuzaba dufite abashyitsi, abakozi b'Imana b'abategarugori nabo bavuye hanze. Hari za experience zitandukanye tuzasangira, kandi bafite ijambo rikomeye ry'Imana, bafite ubwenge bw'Imana. Ubwo bwenge nibwo tuzasangira, turebe uburyo ki dushobora kuva muri ibyo bibazo, kuko urufatiro rwose ni Kristo. Kandi byinshi biza bisa nk'aho ari ibintu bikomeye cyangwa abantu badashobora gukemura, kubera yuko akenshi usanga abantu twari mu Imana, ugasanga indangagaciro za gikristo zo kubaha Imana zaratakaye, kandi ari rwo rufatiro rwa byose. Ubwo rero uzaba ari wo mwanya mwiza, kuko hazaba hari ibisubizo bwa buri kibazo umutegarugori arimo guhura nabyo uyu munsi. Niyo cyaba ari ubukene, Kristo ni igisubizo. Bazaze bazabyiyumvira. Murakoze. Murakoze cyane Madame Jean d'Arc.
ndumva nagira ako nongera kuri Madame Jeanne. Hari impamvu ikomeye cyane, umutegarugori niwe shingiro ry'umuryango. Umutegarugori niwe ugira umwanya wo kuganira n'abana, nubwo n'umugabo abaganira n'abana, ariko umutegarugori niwe ufata uruhare runini cyane mu kuganira n'abana, niwe ufata uruhare runini cyane mu kwinginga Imana kugira ngo urugo rwe rube urugo ruhesha Imana icyubahiro. Ibyo rero nibyo cyane cyane twashingiyeho tuvuga ngo umutegarugori uzaza azahakura ubwenge bumubashisha kurera abana, kubana n'izindi ngo, indi miryango, cyane cyane ko urugo rufite umugore uzi ubwenge, umugore w'umutima, ni urugo rutungisha urwo rugo kandi rukungura n'igihugu. Ntabwo bigarukira ku muryango gusa, ahubwo bigera no ku gihugu. Nicyo gituma rero twumva ari byiza ko twabatumira kugira ngo bazaze. Haciyeho imyaka 2 iri huriro ry'abamama riba, ni inshuro ya 3. Ako twabonye imiryango myinshi ndirwa amateka. Twabonye ngo zari zigiye gusenyuka, uyu munsi zirahagaze, zasubiye ku rufatiro, kubera ko ubutumwa bwiza bwabagezeho binyuze muri iri huriro. Twabonye ababyeyi bari bafite agahinda kenshi, bafite amarira, kubera uzi kubona umwana wawe atwaye n'ibiyobyabwenge, uzi kubona umwana utakimubona mu rugo, uzi kumva umwana aza ugasanga arimo arakomaga amufungura saa 8 z'ijoro, birababaza. Uyu munsi twabonye amateka ahinduka, twabonye urwo rubyiruko rwarakijijwe, umunsi barakorera Imana, twabonye abagore bari bataye ingo zabo, uyu munsi ingo zirahagaze, twabonye aho umuryango utari ugihura ngo wicare uganire, umugabo n'umugore baganire n'abana, bababwire ku mateka ya kera, bababwire uko abana bohaga ababyeyi, bababwire bati kera umwana saa 10 agombaga kuba ari mu rugo, ageze mu rugo, bababwire bati kera umwana ubanaga umuntu mukuru ahagaze, umwana yarahagurukaga umukuru akicara, bababwire indangagaciro kera abanyarwanda bari bafite. Rero nukuri ni karibu, muhaye ukaze, ntimuzahabure ko abantu kuzinyagwa zigahera. Hari igisubizo cya buri kimwe, hari uguhana ubuhamya, hari ukungurana ibitekerezo. Shalom. Hari akandi numvaga nifuza kongeraho, nuko abadukurikiye bakwibaza batese umutegarugori utumiwe nuwuhe. Wenda bakibwira ati hatumiwe abantu abarokore, ariko hatumiwe umutegarugori wari we wese. Udukurikiye rwose ntazahabure, ndetse n'inshuti zazitumire, kuko ni ibirebana n'umutegarugori uwo ari we wese. Rero ni karibu abamama, abategarugori badukurikiye, murahawe ikaze, muzahaboneke muri benshi, cyane cyane ko abagore ari abantu bahambaye. Iyo umugore ahagurutse gukorera Imana, n'umuryango we wose uhaguruka gukorera Imana. Rero muzahabe muri benshi. Murakoze. Madame Serafine, twumvise conference, ariko ntabwo twumvise ahantu izabera n'igihe izaba n'iryari. Murakoze cyane. Izaba ku itariki 16 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka, ikazabera kuri Betel, itorero Betel riri Remera hafi ya gare. Haragaragara, ni ku muhanda rwose. Wa mugore we urushye uyu munsi, ukaba wumva urushye, umutima wawe ugiye guturika kubera urugo rwakunaniye, ngwino uruhukire muri Kristo. Wa mugore we ufite abana biroshye mu biyobyabwenge, ngwino uziga inyigisho zitandukanye z'abakozi b'Imana batandukanye, cyane ko dufite ingero nyinshi z'abadamu mu myaka 2 ishize baharuhukiye. Ngwino kuri iyo tariki ya 16 z'ukwa 9, ntuzahabure, kubera ko umugore ufite umwete ngo niwe wubaka urugo, ariko umupfapfa ararusenya. Ubwo rero ndagutumiye rwose, uzaze ntuzahabure. Imana iguha umugisha. Murakoze. Murakoze cyane. Nshuti mwari mudukurikiye mu kiganiro cyacu, naha tugisoreje dushimira abadufashije gukora iki kiganiro, ndetse tunashimira abatumirwa bacu, tunatumira abategarugori kuzitabira iki giterane kizaba itariki 16 z'ukwa 9 kuri Betel Remera. Murakoze, naho ubutaha.
umutegarugori afite uruhare rukomeye kugira ngo ubwami bw'Imana bujye mbere. Wari uzi ko umugore wari umucamanza ndetse n'umuhanuzikazi w'Abisiraheli witwa Debora yahesheje intsinzi Isiraheli nk'uko tubibona mu bacamanza igice cya 4 n'icya 5? Uratumiwe muri Women Empowerment Conference kugira ngo uzasobanurirwe uko waba intwari ugakoreshwa n'Imana, ubwami bw'Imana bukajya mbere. Ni ku itorero Beteli Remera ku itariki ya 16 z'ukwa 9 2017 kuva saa 3 kugeza saa 6 n'igice. Bategarugori bo mu ngeri zose, ntimuzabure kuri uyu munsi udasanzwe.